TV. Yes, mwiriwe neza kandi mwongeye kugira umunsi mwiza. Ni njyewe Ntsinze Next Content TV. Rero niyo mpamvu turi hano kuri kino kigo cya JC Kabuga cyangwa gisigaye cyitwa Saint Antoine. Rero tugiye kuganira ikiganiro Block 7. Ni njyewe rero tugiye gukomeza tugenda tuganira. Dufite umutumirwa rero, reka dutangiye atwibwira ukuntu yitwa. Witwa nde? Murakoze cyane, nitwa Queen Elise. Abaniga mu mwaka wa gatatu Saint Antoine de Padoue. Arakoze cyane rero. Witwa? Uwase Queen Elise, nkaba niga Saint Antoine de Padoue. Yitwa Uwase Queen Elise. Ese Uwase, ndatangira nkubaza ni iki kintu mu gitondo ukora iyo ubyutse? Ikintu cya mbere iyo mbyutse nkora ndabanza ngasenga, ikindi ngakora imirimo yo mu rugo, gukoropa, gukubura, nkabana kwitunganya kuzamuka ku ishuri. Ni iki kintu utinya wumva kikubayeho wumva ufite ubwoba? Ikintu ninya kiramutse kimbayeho navuga ko ari ugutwara inda. Icyo kimbayeho naba numva mfite ubwoba bwinshi ko icyo gihe waba utangiye ubundi buzima bushyashya utari witeguye. Murakoze. Nese kuki uvuze ngo gutwara inda nibyo bintu bigutera ubwoba? Ese urwaye izindi ndwara byo byumva ute? Nazo ntago zanera ubwoba, nka Sida, ibindi indwara zose zanera ubwoba. Ariko ikintu kinini cyane ni mu gutwita. Iyo twise akenshi ubuzima babuhindutse, gukomeza kwiga wumva kuba birangiye. Ikindi nshaka kukubaza, ese ni igihe ki wumva ufite ubwoba cyane uri mu rugo wakoze ikosa wumva yuko umubyari bukubwira nawe ni iki kintu uba wakoze? Cyane mbere nakoze ni ukubeshya mu rugo. Iyo nakoze ikosa nkababeshya ndatitira, nkagira ubwoba bwinshi nyine bakamvumbura. Murakoze. Nuhe mubyeyi wisanzuraho hagati ya mama na papa? Ni mama. Kubera iki ari mama? Mama niwe tuganira ibintu byinshi bimbayeho, impindaguruke nyine mu buzima bwanjye akenshi mbiganiriza mama, kuko papa ntabwo namwisanzuraho nka mama. Mubyumve neza mwa babyeyi b'abagabo mwe yuko abana b'abakobwa ntabwo bajya babisanzuraho cyane, urumva ko baganira n'umubyeyi. Noneho reka nkubaze ikindi kibazo, ubuzima bw'imyororokere ni iki kintu ubuziho? Ubuzima bw'imyororokere akenshi ni ubuzima ku mukobwa, handi bamwigisha ku buzima bwe, aho butangira ku myororokere yiwe, ye bwa mbere na mbere yagiye mu mihango, ibintu nk'ibyo nyine. Ubuzima bw'imyororokere akenshi twe tubufata nk'umubyeyi, kuko ahantu henshi tuganira ibintu byinshi, twungukira ubumenyi bwinshi, ni handi batwigisha ko umwana w'umukobwa yakwitwara. Tugira rero porogaramu yitwa Yes Fact, aho tugiye gutangira noneho tukubaza ikintu kimwe. Ese impanura ababyeyi, byumve neza, impanura ababyeyi baduha, urumva nibyo ubuzima budusaba, nibyo umubiri udusaba, nibyo dusabwa gukora, ese turabifite? Impanura ababyeyi baduha, nibyo dusabwa gukora, nibyo umubiri udusaba gukora, nibyo dusabwa gukora, ese turabifite? Ntabwo ari byose ko tubifite. Hari igihe bagusaba nk'ikintu utagifite, ariko nyine ugerageza kugikora kukishakamo. Ariko nyine kubw'impanuro ababyeyi baduha, hari nyinshi zitwungukira nyine ku buzima bwacu, hari byinshi twigiraho, ariko hari byinshi badusaba tutabasha gukora. Noneho ndashaka kukubaza, utekereza iki ku mwana w'umukobwa wo mu cyaro, ubuzima bwe bwa buri munsi? Ku mwana wo mu cyaro hari byinshi atabona, nk'izo kontekisi ntabwo azibona ku gihe gikwiriye. Ndavuga pad, hari igihe atazibona ku gihe gikwiriye, ko amafaranga ntabwo bakunda kuyabona, bagakoresha akantu k'umwenda, kamvuga umwenda, kubera wa mwenda byamuviramo infection, byamuviramo indi ndwara, akagiye abona izo pade akabona n'ukuntu yazigura, byamufasha cyane. Ese ubyumva gute ziramutse zigiye ku bigo by'urubyiruko, ku mashuri n'ahandi hantu hose hahurira urubyiruko rw'abana b'abakobwa, ubyumva gute ziramutse ari ubuntu? Ni ibintu by'ingenzi cyane,
nawe mwana w'umukobwa utabasha kuzigura, nawe mwana w'umukobwa utabasha kubona amafaranga yo kuzigura, ndizera neza yuko byamworohera akabona pade ku gihe, handi yagira ikibazo akazambara, handi yagira uko azikwiriye akazibona, nawe wandi wo mu cyaro nyine akabona ububasha bwo kuzigura. Murakoze. Wumva ari ubuhe buvugizi wabakorera muri rusange? Ese tuvuge uyu munsi uba muri club mbere yuko nsubiza icyo kibazo? Ntabwo nta club mbamo, ariko yenda ikintu nari ngiye kukubaza ni ukukubaza se muramutse mufite club ni gute mwakora ubuvugizi kugira ngo pade cyangwa bya bikoresho mukoresha abana urubyiruko rw'abakobwa rube rwabibona? Murakoze cyane. Ubuvugizi twabavugira n'abandi bo mu cyaro ni ukuzibona, kuko akenshi iyo babonye pade twavuga ko ari ikintu kinini ku buzima bw'umwana w'umukobwa, handi ajya mu mihango akayambara, handi agira ikibazo akayifata. Abandi bo mu cyaro na ka kenda yakoreshaga kamuviramo ikibazo cyangwa infection ntago yakomeza kukabona, ariko pade turamutse tuziboneye ku buntu cyangwa tworohereye byadufasha cyane. Murakoze. Noneho ndagira ngo ugire inama abakureba, nizihe nama wagira umwana w'umukobwa, nizihe nama wagira umwana w'umusore muri iyi minsi uko bibona? Murakoze cyane. Kamere k'umwana w'umukobwa, impano naho umwana w'umukobwa ko nanjye ndi umukobwa, nugahisha ikibazo ufite jya wegera umuntu mukuru utinyutse nka mama wawe cyangwa papa wawe. Ushobora kuba udatinyuka mama wawe, utinyuka papa wawe, mwegera umuganiriza ikibazo ufite, mubwire impinduka wagize ku buzima bwawe, akuganiriza kwereka inzira nziza ku mwana w'umukobwa. Naho ku mwana w'umuhungu jya wegera umubyeyi wawe, ibyo biyobyabwenge twishoramo si byiza, byatuviramo ingaruka, ugacikisha amashuri yawe. Murakoze. Arakoze cyane. Rero ikiganiro cyari Block 7 ni kuri On TV, nakagaruka. Mbona mbakunda kandi mbahoza ku mutima. Ciao ciao. On TV.